waba ushaka kwiga cyangwa gukorera hanze y'igihugu mbazaniye inkuru nziza. Iyo nkuru nziza nta yindi ni Sony Education, aho tugufasha gushaka ishuri mu bihugu birenga 30 kandi ku isi hose. Si ibyo gusa kuko tugufasha no gushaka scholarship, tukagufasha gushaka visa, tukagufasha gushaka amahoteli, tukatisha itike y'indege ndetse n'ibindi byinshi kandi bitandukanye. Hanyuma gushaka akazi nabyo nako kanya ni nk'umurabyo ugahaguruka mu Rwanda akazi wakabonye. Ntibigutera ubwoba ugire ngo ni amafaranga menshi kuko ni nk'ubuntu wishyura gake gake uko ugenda ubona ibyangombwa. Dukorera mu mujyi muri etage iri inyuma ya Simba Supermarket izwi nka Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro akarusho kacu visa ni nk'ako kanya. we ukugeza nakira ngutsobanurire niba umwana wanjye umunenze ni ngombwa umwice. Kinica umwana wose mushaka niba neza ngiye kubona mbona utazabona ibi mbona injerekani nyikubise ku mutwe irazimutse igiye kuri madame ibirenze igwa mu rubavu rw'umwana wanjye. Wabyumvise nusi bigamije madame ntayirebye ati niba turanye ninde wundi muntu duturanye ni Pattyno ngo umurirebesha nkaho utayizi rero ngiyi ni injerekani yawe ntabwo uzi ibimenyetso barashyizeho si ngibi ntabwo uzi ibintu barasizeho nese Pattyno rugamije iki ngira n'ikintu dupfa nsaba imbabazi. Yego ijerekani ahubwo hari umuntu wari wayitwibye noneho mpita mvuga nti ko madamu mukanya nimba namuzanye ijerekani yanjye naguze iri hehe ahita ambwira ngo niba ngo buretse tuvugane nk'abagabo babiri waje gutera urugo rwanjye umuntu yari yarayibibye yajya bitekereza none arayigarura ahubwo umuntu ukundusha umujinya uziko nanjye nakubwira ngo ijerekani yanjye yaribwe. Yego ubu ntago waba ubonye yuko nzakuvumbura ugahita uyinzanira ahangaha. Njye wari warayibye nta majerekani yanjye ngira iyo tugiye kuva mubona nkutira nese amajerekani kangaye ijerekani ko nayibuze nkabanyibonye ari uyizanye kandi yibwe mu gitondo kare cyane none urayizanye confidence ufite nizi ngizi nuko batarakongeza inzu nge banyongeje nizo confidence ufite ariko se wowe reka nkubwire Nyaxo mubwire uzanwe n'icyambo inarwa akanje kansuza ngusuzamwe ibiki ninde ukuzanye hanga inkuru zinsanze imisozi ngo twabyaye we nande mushatse kwihakana ko wowe nande jewe nawe ukimeze kandi wa mugore fili wambabariye ko jewe nje kureba umwana wanjye ngo ni nkubabari nje ngize uko naguteye ndabwo uko utashaka kubyemera. Umwana n'uwanjye na Nyaxo ngo umwana wa yego umwana n'uwa Nyaxo umwana n'uwandi n'uwa Nyaxo ntabwo ari uwa Usko ubwo badamu babavuze ukuri Pattyno kamubwira urugo Rwanda rwubaha jya wubaha urwanjye ndarwubaha nyine urwubaha gute uri kuruteramo ibisasu kandi ahubwo uri munsi ni ijerekani ejo ni grenade zivuye he ahubwo akakanya niba uza kwiba ijerekani wanjye ukabura ukuntu waza kumbwira ngo ko najyanye ijerekani ntavuze ntaza kuza mvuga ngo mwayinjugunye gute ahubwo ufata ijerekani wanjye utabimenye ese Pattyno uvugishije ukuri tuvuge ijerekani wayiguze 2 isigajemo nkangahe ku buryo nayiba isigajemo nkangahe irava warayihomeshe ifite ibihomo ni nk'umurwayi ijerekani ya mukwana ijerekani ya mukwana ibaho singibisi biri utabibona sugira ngo ni ikibazo cyane s'amaso yarashaje mpaka biranasiba umva ijerekani ya mukwano Pattyno nge sinshaka kugira nta kibazo fata nk'umujonda yitiruye ariko ibyo wakoze ndabizi nyamuneka bira bintu biza biguruka nkagira ngo nabazimu banterereje abo mu rugo dore yuko mu cyaro baba banafitiye n'ishyari ntago mbishaka muri make nguteye inda ugiye kuyigereka kuri kara kagabo kawe wambabariye wari waranyihakanye urabyibagije akakanya yego kirya gihe nari inyenyeri katubyemera ariko se ibi byose ntago bigezeho kubera ngewe iyo tumaze kugagamuraza twarabibonye mukunda amafaranga kagabo usanje we naje nje kureba umwana wanjye mbabarira ukenda kuba barengano nanjye mbabara unyereka umwana wanjye umva mubwire
nimba ukunda ubuzima bwawe ngiye kukwereka uwo mwana ariko mbona urenga kandi iyi nzira hakora amakuru mfite uyibagirwe mu mutwe wawe uzi ko nsigaye nerinda bikansanga no mu kazi wari ngo twabyaye umwana umeze nk'igisimba nicyo kintu kiri kunangaza iwacu tubyara imfura z'i Rwanda babaronyereke iyo mfura y'iwacu ahubwo yego Firi mbabarira reka nkuzanira umwana ahasigaye ese madam ko umuntu ufite umusha wabyaye bakubaza wambabariye genda uzana uwo mwana turebe Mfate neza se ntase wari kuyibu n'umwana ko ari uwanjye ganze gute umwana n'uwanyagiso azanzanira ibibazo kuki ushaka kunsenyera kiza no ko yageze mu maboko ya se ako madam kuri guncikagurika yewe ntabwo ndagira ngo mbanze mubwire ngo ahubwo yego niba ubutaha ushaka ko ngutiza ijerekani jya usanga uko manje ko nacu na kimwe umuntu wifasha akaza kunyereka umwana naza kuza kuko nkamubwira ni akira ijerekani nkayimujugunyira ntabwo ndangiye nshaka no kujya yabona bimbwiye basi nkabyitegura nyine barumbwira naba ndimo ndakugirira ishyari ry'uko ufite umugore mwiza ko ufite umwana mwiza nanjye bikanyura kubayeho neza ibyo nje kukubaza ruriya rwana rusa kuriya urwana uriya mwana wawe yamuneka tuze kubahana sibyo tuze kubahana twubahane wumve ko ufite umwana usa nabi uriya mwana ni mubi uriya mwana ni mubi nka nyina hakura murongo bireba hakura murongo ako sinzi uriya mwana hano yamubyaye nibyo namubwiraga ariko ibyo ntibiguha uburenganzira bwo kunsuzugurira umwana kuko ari mu nzu yanjye sibyo ari mu nzu yanjye umugore mubi pe oya Pattyno twumvikane wiva kuri sije iki cyana ni cya Philippe nayo muri nabuze umudamu umbyarira umwana wundi amubonye ubuzi ibintu ugiye gukora uyu mwana agomba kwiga ku bigo bya miliyoni gusa none ni iki Miss Rwanda ni iki Baju 2030 yitegura Miss Rwanda mushyashya umwana wa Philippe Firi wambabariye ntabwo nabuze amafaranga yo kuzamurihira sinabuze amafaranga yo kuzamurera mbabarira ngo amafaranga ngo sinabuze nimba warayamaye we naguhaye amafaranga yo kuzajya wiyitaho warinca karafu dore ngutunze ubu ngutunganye n'undi mugabo none ngo ufate umwana wanjye ujye kumugereka kundi mume mwanze ndi wowe uretse manze muterura amasegonda 2 Firi wambabariye satagusanga hanga wambabariye kuko njye ntagisha basuga we fata nari biterura umwana fata neza ijya kumunga na bajumana ninjye muntu byaye imfura mu gihugu nyamuneka niba ushaka kunkubita ngwino turwane baduhetere wabyumvishe bijyane niba ari kuri kwiguburanya washatse kwibijerekani yanjye ndagufasha uyigaruye ushaka kwizanisha utundi tugambo twinshi cyane ndakuvumbuye mfata ijerekani uyijyana ariko ijerekani ndayijyana ibi bihomo izamarira urabifite se suku yijyana ubundi kayita imfumukira ndose wajya mfite ikintu kizima sha ariko nanabwo nagura ijerekani yanjye ahangaha wakoze cyane zana tuzatwiyara nyaramo genda ubwire uriya mugore ujye unyara kuri ruriya rwanda uri no gusebya n'ingofero wambaye nta nubwo ujya ubimenya uri no gusebya n'ingofero wambaye Nyaxo mbabarire ni kamere yuko nabuze ijerekani yanjye nawe ukabuzanye umutima mu wabuze ijerekani yawe wayiburaga gute uza wayishyize ariko mana yanjye reka umbwire rero Pattyno kugira ngo njye mitera nigendera twubahane tubane mu mahoro sibyo bitabaye ibyo randro ndaza kumubwira ngire ko n'ibyaha kwirukana muri iki gipangu wabyumvisha nyamuneka twubahane kubanye n'umugore wawe neza ntibivuze ko ntahari nta guca inyuma arankunda impamvu ntabikoze niki nuko nakubashye ariko nuzanye njya kunsuzugura nawe ndagusuzugura nyamuneka okay azunguza ubutwe mu bwene mu bikiza oya niba nitujya mu bintu byo gutuka umujugujugu winjire kandi umubise ariko se umujugujugu wajute ako mabere ya ntuza kuri murarakara kundusha ari njye wakoreye ikosa cyakoze reka nkubwire nuko muri no minsi usanze mvuye imaka bundi bagwaye nyoko
maka sigare amagara ajya wowe wateze indege wowe usa nk'umuntu wateze indege suka mbere mu gipangu genda ibyisobetse ko wajya mu cyangwe benzine genda njya je niyemeje intambara ko nabonye ko wayitangije bitishere kandi wowe nabonye ko watangije intambara toka wewe toka wa mushenzi n'undi munsi ari uri bime toka wewe aramwita niba arya ngo nabyaye igisimba icyo gisimba ni icyane uwo mwana nanone nabwo ikintu murusha ni ubwanwa gusa igikara cyo ni icyase amabinga barayibye ubwanwa zabumera ari umukobwa kibazo cyane unca mu ijambo hariya mvuze ngo iki umwana wanjye ni umukobwa madamu kanze ndaje nguherekeze ariko uko byagenda kose ibyaye ikibazo irakirigatira n'uwanjye nzajya mbyara ngo barere nta kibazo nizere ko nzajya nza gutanga n'amata ibyo by'amata byibagiwe Wow, agararo. Uraninde. Uriya nyine. Harundi se. Uriya ninde. Uriya akora mu mushinga. Oya buretse iby'imishinga iyo mugiye kubeshya no avuye. Nakubonye hano mwaye muvuye. Sibyo? Nakubonye rwose ntuze kuburana. Ni mu rugo. Ntabwo yaravuye mu gihuru. Yego, ntabwo yaravuye mu gihuru. Yaraje kumbaza abantu nimba mwaruno rugo harimo abantu batize ukumva babashyire mu mashuri kuko ayo mashuri nyine yego azajya bishyurira ko bagusize se ese wowe ko wiyibagiwe hari ubwo wayarangiye igifaransa nzi warakize sitakara ibi ni ibyimbura mukoro nabyo sikonyabona abantu birirwa biterushwa bino bintu nkagira ngo ni ibindi kumbe naco ni ikindi kizami kane ijana na rimwe ijana na kabiri ijana na gatatu ijana na kane ijana na gatanu ijana na gatandatu kundebaza ariko kugira ngo utazanansuzugura uvuge ngo ufite umugabo w'amabwa kanuzuza 110 nujye ureba icyo bita pinya wabyimenyeye ko uri umugabo w'amabwa pe urabura kujya gushaka ibyo ukora ukirirwa ngaho uterura ibyuma ibyo byuma se bizadutunga 107 nk'umujinya wuko naruzuza 110 ibyo se biramarira iki 108 109 110 na 200 nayigeze nuko birangije se biramfasha iki ubu bimfashije iki ariko ngubu tugiye mu cyumba tugasabana nguteruye ntabwo byagushimisha nibyo bitekerezo byawe urabura kuvuga ati ngubu mbonye akazi ntibyadutunga nase ntabwo bishimira ko reba ariko reba kano gatuze reba ntabwo bigushimisha ahubwo nibagiye kukubwira wibagiye kumbwira yuko noneho ubu ngubu agatuza kaje wakabonye reba 6 pack akubanza ubwira atanyibwira ubona ratanateye neza uteye nabi umuntu utagira amafaranga wese abateye nabi noneho wowe wirirwa mu rugo uri guterura ibyuma sha ntacyo mwijeje hanyuma se Faransa masters se warayize buretse utazansumbuwa nize bingoye ariko ndiga rero kubona umuntu uri gutesha agaciro amashuri nize bintera agahinda ubu uragiye uramubwira ngo iki uramubwira ngo kebana yo ese banza utuze ese wabanje wumva yego icyo nshaka kuvuga ntago nacyumvishe kuko icyo wavuze wabanje kumva yego icyo nshaka kuvuga ni iki cyatumye mwemerera icyatumye umwemerera ni kuvuga ngo yabanje no kuzana ntago ari ubwa mbere wabyumvishe aha ni ibibazo bihera
nkajya mbona abantu baraza binjira ntazi ngo barajyayo. Ndagira ngo umbwire udaciye ku ruhande utari indimi. Nyamuneka ntujya gutangira kumbeshya ndahita mbimenya. Uriya muntu yaraje hano gukora iki? Ko ikigaragara asanzwe zaha. Ibuno rimwe yari tayari irindi yari tayari yuzuye umuhanda arimo aragenda bigaragara ko yabaye musangwa. Umuranse ko tuza nkubwire sheri wanjye. Nabya sheri sobanurira. Uriya mugabo agenda areba abantu batize bakuze. Yego. Akora afite umushinga nyine akoramo wa Minisiteri y'Uburezi. Yego. Nukuvuga ngo ba bantu bakuru batize bagomba kujya nabo mu mashuri. Umva nkubwira ahubwo Mbwira ibiki se umugabo uteye nawe bajya bamubwira kandi. Ufite amakuru meza. Ahubwo urabanza ugure kuko iyo nguriragurishwa. Ibyo ndate. Umva se nyumva. Hari hirya nciye kuri mudugudu. Akeneye abantu hakazi ko gukora irondo rya nijoro. Si wagakora? Gusa kuri ikirwaye cyo mu mutwe none ariko mbibonye. Genda kurangira akazi ngo ndumurwaye. Umuntu uterura aritere akora 110 mu irondo ry'umuntu. Nibyo byiza nyine kugira ngo ujye ufata amabandi. Nawe uzajya gufata amabandi nzajya mba nicaye hanga. Nise ngendera uri byuma. Ngiye kurangira akazi n'umuntu wabuze icyo ukora. Akosheri wagireka tukumva. Sheri biki? Wagireka tukumva. Nyenye. Jewe nifate njya ku irondo. Uzabaze. Biraruta kwirirwa wicaye hano. Shareka mubwire. Wowe niba wenda iri toto ryanjye ri kubangamira. Mbwira ngo terura ibyuma cyane. Irihe toto se? Ngazana amafaranga wakoreye. Ese ubundi amafaranga baje moto nose naguve guhaha. Nyine zana amafaranga wakoreye. Nese sumbwiye ngo wari uri guterura icyuma wenda baguhaye amafaranga. Ku buryo nyine wumva ko nyine kuba nta mafaranga mfite nahita njya mu irondo. Shareka ngubwire pe. Uziko bahemba menshi se. Ariko ubundi banzo nyibwira uzabyara ryari. Ni kuvuga ngo nibyo njumva muri karitsiye ngo bakaza ngo abantu batagize amahirwe yo kwiga bacikije amashuri hagati bakuze babasubizemo wimbarira muri abo. Oya. Nje narize. None se ko wize ufite akazi? Ndi kugashaka. Uri kugashaka. Noneho turakabonye twebwe noneho tutirutse. Akahese. Tugiye kwiga duhembwa. Urakubyumva ariko? No kuvuga ngo tugiye kwiga duhembwa. Gute se? Nje nawe n'abandi wenda simbizi by'abandi ntabwo bindi. Duhembwa gute duhembwa ngahe? No kuvuga ngo bararebye basanga babandi bakuru bafite imiryango bafite ayo mazu bakodesha cyangwa n'abana barihira amashuri. No kuvuga ngo ayo mafaranga bazajya babaha ni insimbura mu byizi. Insimburanya mu byizi. Mbaza ngo nangahe? Nangahe? 300. Ubwo nje nawe. Ubwo nje nawe. Sisi. Urabyumva ute? Ndabyumva ne. Ndumva ko wagenda ukamuhamagara kaza twaza tugenda. Nyaruko. Oya, byihorera azazejo. Azazejo? Azazejo tuzaniye n'iniform. Ko nshaka gutangira uyu munsi ishuri nkaba mfata amatsiyeri. Oya, uretse. Azazejo. Yego. Atuzaniye n'iniform. Naje gutegereza ngo situzanire. Hako umuntu agiye kugwa amafaranga 300 tugeze na uniform z'ibihumbi bingana. Tugende dukore mu ikesi tugure uniform. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe genda uzikoresha ibipimo byanjye urabizi. Nta kibazo ngewe nta kibazo rwose. Simbuka rwose hasigaye azaza twiteguye bita tugenda. Okay. Wareka mbe nitoza wa nizi tuntu duke. Nanjye ngiye kuri toilette. Okay. Umva firi ibintu by'akazi. Ubu ni ukuvuga ngo Nyagiso arakubonye ejo no kuza umeze nk'umuyobozi. Uri kunyumva? Allo? Uzaza uri nk'umuyobozi w'ikigo runaka. Ibindi ndabikubwira muri message. Yego. Urazi se? Nguriya akantu. Ubintu uvuye kwankuzaniye akantu. Tureke ibyo kungurira akantu banza umbwire uzabyara ryari. Ibyo bintu byo kubyara bubyihore. Nese ubundi ndabyara umwana tumukoresha iki udafite n'akazi? Abandi se bakoresha icyo abantu? None turamutungisha iki? Wowe ikigutunga ni iki? Ibyo ngutungisha nzabitungisha n'umwana. Nabyo. Izo primus za buri munsi udanakora nirwa nicaye ahangaha nakora ngo nicara ahangaha. Kuwirirwa unyurira ngo nicaye ahangaha nago nicara ahangaha nkagutunga se. Sinishyura inzu. Nyine wicara hano kanunga ariko uwo mwana kuki utari kumva ko umwana atwara amafaranga. Amafaranga avamo primus yanavamo amata y'umwana.
hanyuma se nyine nkazongera kunywa iki? Ubu amazi babiki. Amazi atuma ndwara. N'ubundi urwaye uri muzima. Ko buriye wese apiri muzima mbona n'ubundi tuzi. Nta mugore muzima wambwira ngo maze imyaka ingana gutya utarabyara. Jamais. Nta mugabo muzima. Ibaze ko kuva twara. Umva kamubwira madana ngo ndimo ndaburana nawe ahangaha. Niba udashaka yuko ngiye nawe tubyara. None se ugira ngo shake agiye umutanye n'icyenda gukora ikizamini cya Renzo. Buburetse gato. Nyaxo warura. Ura. Amahoro. Nyinshi cyane rwose cyane. Twaraburanye. Ariko nta mahoro rwose mba ngutekereza sibyo? Ariko nanjye ngize amahirwe ageretse ku yandi. Kuko kukubona. Byari bitangaza kabisa. Shyira ahangaha. Zibarushyira. So nishyura. Ariko rero kujya umuntu w'umugabo ucakiriye umuntu mu muhanda nta nubwo wenda waje kumureba wenda ngo akwima amafaranga uri kushanga utsiguruga kuko mufitiye ideni se. Rega ihano ifata igihebeba kandi urabizi neza yuko usabye umusaza agira vuba na bwangu. Aho mubone rero niho ngushakiye gereza amafaranga yanjye. Ntukishize umuntu mu mpeshyi ariko se urabona twejeje urabona hari ikintu. Nase ngende umuhinzi kugira ngo umbwira ngo ndakwishyuza mu mpeshyi ngiriye cyo kwishyuza n'igihe kitari cyo kwishyuza. Nuko amafaranga ntabwo ndayabona ariko ndi guteganya ahantu ndi kuyateganya ahantu. Ase Nyaxo. Yego. Uri ukuntu waje uri gutaka umbwira ati ibibazo byakomeye mu rugo madame agiye kujya kwa muganga urumva ameze nabi. Kandi ukambera umuvandimwe ukambera yanga mugayo ariko se ntabwo wayampera ubu. Kuyaguhera ubuntu twabyumvikanye ko ngomba kuyaguhera ubuntu. We ntabwo waje umbwira ngo mpa. Warambwiye ngo nguriza ndakuguriza. None nuko nashaka kuyama vuba vuba. Wari wabyanze wari wanangiye umutima. Nyaxo ubu nuzatuma abantu bose mbanga hazayambabona bazajya bambwira ibibazo byabo nkabireba nk'ibidahari. Wakanga umuturanyi. Ntago nakwanga umuturanyi ko amafaranga nzabanga. None se ubwo reka nkunemere ko nzakwishyura kimwe gitankireho n'inyungu nta kibazo. Sino rugitawushyiro ni. Igora ko yangahe? Nubundi nanagushakaga. Yangahe nyine? 2,000. Okay ngaho. Nubundi nanagushakaga nashakaga kandi ga service. Sejya sugira abana biga. Ngira abana biga kuko wanyuma ndakeka. Nashakaga ndetse nashakaga nkodeshe uniforme z'abanyeshuri. Uniforme z'abanyeshuri. Haryo ugira abahungu abakobwa. Nyine mfite abahungu gusa uyu munsi. Agakobwa karaza nagerageje biranga. Kuko nashakaga uniforme y'umuhungu n'iy'umukobwa. Uniforme y'umuhungu n'umukobwa. Yego. Ngiye mfite iz'abahungu gusa kuko niba nabashije kugura uniforme kuko niba mfite. Nta kibazo. Uziko kuva twabana ntarabona uhagurutse anga mugiye mu kazi. Nase kuva twabana wari waburara. Ibyo ngibyo ntago ari byo ndebaho ndavuze ngo uhaguruka ushaka akazi kuko nye ntabwo ndambiwe gutunga umugabo mbeze nkawe muri uru rugo. Kwirirwa nkureba bimfasha ikiza. Ubuze ko nagara akazi. Ngama amafaranga ukuye muri aka kazi. Nese ibyo uvuye guhaha ni wabihashye. Niba ari we wabihashye bivuze yuko amafaranga shaka muri ayo ngayo. Shafa muri ibyo ngibyo ushaka akazi. Ndebera. Ubu nakikugushaho. Ako se wandetse wa mugore we. Ubu nakikugu. Reba ako nk'ubaritere ugize nk'ibyaga igahita igwira nk'ubugabo. Wabuhiye. Hehe no kuzongera kumbwira ngo sheri nyegera byaba birangiye. Okay. Sushaka ko njya mu irondo. Njye mu irondo. Njya mu irondo. Waretse nkajya kwibera umukarani basi Nyabugogo. Icyo ngiki ibyo uzakora byo ntago bindeba ikizima nuko nzambona utari hano kandi utanya amafaranga. Okay. Icyo udashaka no kumbona mu rugo. Ni ukukubona mu rugo. Sawa, nabyemeye. Inyumure buretse kurikuritse. Ariko ibyo byose ndabikora. Wambura ukangura na riterepe. Ngiye n'ukuri Imana. Kera ko wayigutse. Ayiwe ko uri kuzikuri mu icumure, kuzikuri mu icumugabo wawe. Washaka ugabo. Nise mbabura y'umuriro pe. Nyine bayimuriye hose. Mbabura y'umuriro. Okay, nemeye. Terwa honga. Indi uterura. None uri kunyica mugore mwiza uri kubwira nde? Umugore wanje. Se wakore Imana ukanga satani ndajya mu irondo basi. Ariteri iri kunyica mbabara y'umuriro. Terwa bora kiro. Indi uterura ariko. Ese baneruye. Bakubwiye ko ngiye nyene akazi k'ubukarani cya kirondo. Nyine ngiye gukora. Buryo ngiye njya guterura ariteri. Okay, urashaka kumva. Byaro twugapfa kugira ngo wirirwe hano mu rugo. Yimuriro basi. Wayikwicisha so. Oya yimuriro. Okay. Nure. Bajya gushaka akazi cyane ntabwo ujyayo. Shanda gashaka pe ntabwo najya ngo ntibiri byabo. Ubure rero. Sawa. Nkubure. Ako nzagashaka ejo. Okay, nona.
haguruka nyine nkubure nta nubwo ndi bukugabura ibyo natetse. Ese ubwo zirankwira none se ubundi kambanze mubaze mbere y'ibyo bashaka uniform ziki ukuntu ngana gutya urashaka icyambere si uko wishyurwa yawe ukabona yawe ubundi ukazima ngiye icyo nzikoresha ni pfa kuba nzazikugarurira sibyo none se urashaka gusubira kwiga ndusubira kwiga ibyo ngibyo ninde ubivuze kukiri kunyivangira muri business okay wowe zinkodeshe zikoresha ibyo nzikoresha ubundi ikibazo mfite ni kimwe yego none abaguriye uniform nini kugira ngo bazazikuriremo ako nende ndabona zagukwira zankwira nkurebye neza itukora umuti rero ndandana zishaka ubu ngubu ngewe bazishaka ubu yego zishaka ubu harya wambwiye nuko uzigutiza nuko uzikodesha nuko uzintiza oya aho ngaho ntabwo byava nuko uzikodesha angahe ushaka angahe uramereza 5,000 na bitanu ndaba nziguze se nagenda nkadodesha izanjye reka wibuke ndaba nziguze uniform igura 4,000 sibyo yego n'ebyiri n'8,000 ndakwaka 5 kabinyima umva renzo umva mubwire nitujye kugorana rwose sibyo n'ubundi na amafaranga wajya nahari ukayanywera niki sibyo na amafaranga utari wateganyije niki dore ngiki 1,000 sibyo senyisa sibyo na amafaranga utari wateganyije ni iminota ingahe nkahita nzigarura sibyo nibitinda nza tuzavugana nkubwira ati ninza kuzitwarira muvandi humura wowe tugenda uzimpereza nyaruka sawa ibyo mbavuga se uretse gato ngo ntabwo nagiteganyije n'inyota yari inyishe shaho cyo ni igihe umboneye ubuntu mwizi kabutura zo murabona mizi oyingiye irajyamo reba iki kiro nawe wagira ngo ni ipantaro ni ipantaro neza irajyamo mba rero mubwiye yego ntazaza kuko ishakira kuri uniform z'abana umura ni iminota 9 ndetse nzikuga amafaranga yo twareba ukuntu tubigenza nk'abagabo ibintu by'ibyenda nibyo uri kuvugira ayo magambo yose uretse nagwaye yanjye okay sawa ntacyo tuze gusubira nta kibazo sawa Sheri bimeze bite ko wasinziriye? Ko wasinziriye bimeze bite? Hako bimeze. Byagenze gute? Kazi nakurangiye se wasanze bimeze bite? Akazi. Kamwe kirondo. Nizere ko ubu noneho byakemutse. Sha twahombye. Twahombye iki? Ushatse kuvuga? Nyine nagiye nsanga uwo munsi ngo nagaro wanjye amahirwe yari make bahita bambwira ngo abanyerondo ngo bamaze kubandika ngo bazankira mu banyerondo bataha. Uvuze ngo iki? Nyine umuyobozi w'umudugudu yambwiye ngo watinze kuko nyine urabyibuka ko wambwiye utinze nawe. Si ubu wagezeyo? Gusa ndi kubeshya. Mamagara. Sari yabwiye inteko y'abaturage yaribera mu kibanza. Kinagiye nsanga rwose abanyerondo bari abantu b'abasore bari hari kandi ngiye ku nterura icyuma ntare guhita mbakiyunguza. None mamagara. N'ibijura byaza. Ibyo tubireke. Hamagara ufata telefone nyine uhamagare wumva. Oya. Soma duhagiye umuntu yambaye uniform yaduhaye isa ntaragera bitebye. Nyavuze ko aya masaha ari bwo agiye kuza. Batse winkora kora sinye. Nyine kamugire neza. Ngire neza urona nambaye neza. Je narize ntago ndi nkawe. Basi mbona bigaragaza. Ntago mbigaragaza ikibazo nuko buri murancine. Reba igihe niteguriye. Umuntu araza umuntu uri kuvuga ngo ndageze. Ese ageze. Nyine tuzaraje. Nese ubundi twagiye kumwirebera ahari ni ngombwa dusanga aha no kuvuga ngo no mu ishuri no kuzahuza ishuri ngomba kwitonda nkiga amafaranga umuntu akareba ko yayakorera sinayabonye ariko Suriya ese katagenda imyenda bite cyane yakazi munyihanganiro wanabyo kukwihanganira sorry urakaza neza ni karibu mwanze munansuza muri muraho Etwa tumeze neza kabisa nawe umeze neza se wana ndashima Imana wana kibazo nizere ko rewe wamusobanuriye ntago wansobanuriye neza wenda
ariko iby'ingenzi yabimbwiye nta kibazo rwose yego. ahubwo warusanze ngiye koza amasahani ege bibazo injerekani igenda ryo kwivomera ujye mu gishanga amazi yabuze kuki jya mu gishanga hakugira ubwenge genda uyavome nicyo nakuzaniye njyewe njye mu gishanga ngiye koza amasahani uryamye ngaho usinziriye Shandeka mwana teka ngiye no kuryama mu buriri numvishije bari gutuma nasinzira neza igenda uzana amazi cyangwa byose ako ndavuze ngo jya mu gishanga kiravuga nusiga unankubita fata injerekani ujye kuvoma ntabwo nzanirirwa ntetse undi ndagize ngiye mu masahani ndagize amite njya ndagira ngo nkubwire ngo umugore ni wowe umugore ni njye se n'ingengera mbere bakubwiye ko ari ingengera utajya kuvoma byibore nje nago indi ujyayo ndavuze ngo jya kuvoma ibyo ni ibicere no Pattyno ngo ninde uri kuguhamagara muzana gaki kagira inkuru ibibazo biri hano byose uriya muntu aje hano gukora iki nese gutwaye icuri umusangira ngenda umuturanyi umva aragaturana n'ibihuru nta muntu nshaka hano mu gihe udafite akazi utaza nta muntu nshaka hano mu gihe udafite akazi kwavuze ko azanye inkuru zazanye yihembo kadutegereze turebe iyo nsanga atari akazi akutegereze iki siguyo urumita bimeze bite se mwana umva ibintu ukuntu bimeze babyita wanene umbaza nk'umuzaniye kagira inkuru akose wacecetse bakambwira inkuru akazi kandi rero umugore wawe udatera imbere uzanye vuga ibikuzanye ntukajye uvugana n'abagore ujye uvugana n'abagabo bagenzi bawe Dufite umushinga ukorana na Minisiteri y'Uburezi n'iy'Ubuzima. Y'Ubuzima ije mite se ko yambwiye y'uburezi. Ibyo ngibyo ndazi ko bigusobanura mu nyuma. Nta kibazo. Yego. Rero sasa gusa madamu yari yabimbwiyeho ambwira ko abantu ngo bari kwiga barangiza ngo bakajya babahemba insimbura mu byizi. Nabona niba tuje kwiga yego kwiga bidufitiye akamaro ariko igihugu nicyo tuzagira akamaro cyane. Yego. So rero bagomba kuduinsimbo yari yabimbwiye mu 300 sinzi niba ari byo. Ibyo bintu rero Yego. nkuko madamu yabikubwiye nibyo ariko turi kwita kuri abantu bagiye bacikiriza amashuri aribwo bakiyajyamo nyine uwo ninjye rwose naracikirije nari ngeze mu wa kabiri nimba ari ibintu bya mbere birimo biratubabaza no kumva umuntu bamwita ngo ni inkandagira bitabo ngo ni inkandagira bitabo mu gihugu cy'Imana birwanya ngo ni inkandagira bitabo nizere ko bitaguhamye urya ntabwo ryampamye ari niyo mpamvu navuze ati madamu kuva abonye ahantu bagiye kuduha amahirwe reka tugende umuntu yihugure ahubwo hano ruguru kwa Clarissa nayo ifite akadeni ka 15 ngewe ngo tugiye turasuzanje wabuzimpaye nje nkahita ngenda nkabanza ngakishyura kugira ngo madamu Clarissa urumva ko utamusobanuye neza urumva ahantu byaje ijambo rivuga ngo turasa se wavuze ko ari basi muyobo wamusobanurira okay kugira ngo nakwita rya zina twanze twese uyu mushinga wacu ikintu ugamije ni uguhugura abaturage bakiga neza yego bakanagira n'ubuzima buzira umuze ari muri ya gahunda yo kugira ubuzima bwiza yego ubuzima buzira umuze buriya kenshi bugendana n'amafaranga sinzi niba ubizi faranga naga kimuzanire sakazi se rimwe nakubwira niba atari akazi mubure hano umugore wawe yazatumutegera ndabivuze niba atari akazi mubure hano muhungu wanjye ariko ubanza ugafora ntabwo nahita nkakwereka nakazi nabikwibwiriye nuko wamfura wabimenye 12 dore nginda yizanye mu bibazo byose dufite ahangaha inzoga nizo zijya mbere uromite kata madame uguze urugendo nyikoreye ino nzoga ndavuze ngo kata umva akangubwira umuntu aje kuma akazi wamwirukana nkabyemera ariko uzanye inzoga urugo rwawe warusigara ntayo uri bumwe oromide mfasa ugusi ntayo uri bumwe ubwo sikara konje ni mu barindi umva ndakubwiye ngo mfite umuvani nk'ukangurera ku muhanda dore ngo ndakarenza imisozi n'ibikugura tubigire mu gikari madamu mva mwibwirire uyimenye umva jana primus yawe oromide uzanye kususuguza na primus anga jana primus yawe ndakubwiye ngo ndavuze ngo reka mubwire reba hariya dore nkeneye umuntu muri uru rugo uza kubwira ko yakuboneye akazi reka ngiye mfungire igipangu kugira ngo nabirebe nta musanza na primus nturenga aho ngaho ngo guki ndavuze ngo nturengaho sindenga ahangaha njya hege nturenge aho sheri wanje we ndagira ngo nkubwire ngo akazi ndavuze ngo nturengaho ndaharenze njyewe nagaruka ndi kugenda gutyo naho ndabyemera mana nyagasani we uyu mugabo azamboraho ni ukuri kw'Imana we uru rugo ndarusenya igihe cyose uri bugarukire ntabwo uri bunsanga ahangaha nese ko numbasha umushinga tujemo wagira ngo tugiye kugura tukwishyura wiga oya amafaranga nayo arimo
Narimo. ariko nagira ngo yanjye muyame mbere oya madamu kujya utambwiye ko ruguhembera ku kwezi tuzatuguhembera ku kwezi nabwo kandi warize twarabibonye ko kwezi kurangiye nukuvuga no kwiga kugata naga nyine nicyo ndi kubaza ko muri kuvuga ngo kwezi kurangiye se kutangiye byo harya bakwitanye bakwitanye banyita Nyaxo kankwandike tugushyira mu mwandagira bitabo papa gisimba Nyaxo papa gisimba yego umwana witwa Gisimba umwana yitwa Gisimba buretse ngiye nako namubatije mu gihe tutarakora ubunyano ngo tumwite izina none mvuge ngo papa wo ntazi papa icyo ntazi okay dukomeje muri ya gahunda rero y'umushinga yego umuyobozi urabona ntago umuntu yanakiga yego adafite se kudukayi muradutanga ibyo ngibyo byo twamaze kubikemura okay urumva ko ibintu byanyu bifite na gahunda rwose ikintu dukeneye yego ni abantu bishyize hamwe bari ku mujyi umwe nibyo rwose bashaka kwiga bashaka gukorera igihugu bashaka kuba bajijutse ejo hazaza h'igihugu abo ni twebwe rwose none sasa hari ibintu nari nirengagije kukubwira twabitarutse ndakwiye ngo ndazi kubikwibutsa urabona muri ya gahunda nyine yo kugira ubuzima bwiza gufatanya n'iyo ministeri ndimo ndagira ngo dutangire turwanye duhashe utuntu bita utumalariya utuntu tw'udukorora tw'amibe urumva ni nabyo ariko umushinga wacu uzi igitekerezo cyiza udukorora utugripe buriya rikeri iragenda ikatumira nagatora mamuzi ko ari cyamubaridi koko umbabaje uzi kunumba nyikuzane mfite urukundo rwiza nagera rirashami rya wundi warijyanaga reba sha umva mubwire ino nzoga musigizigi nk'umusigaryi none yizamuye agafuro gutya umva uvuze ngo ngiye kwegerana n'urukundo n'inshuti n'abavandimwe no bivuge byose ubwo uzi naho yavuze niba bayiroze cyo kibazo cyawe tujye tuzana inzoga nge manje ngo tuyisange ariko iyi nkwe naranakubwira n'amakuru banzuzane nsome ndabizo ahita imara ngabanze inkuru rero umva mbwira wamfro iryoshye nka hari imwe pe banze unyumve si ikibazo cyawe ngewe nyuza hano muri karitsiye ngo babatirishije niba ari umuhungu niba ari umukobwa niba bagiye no gushyingura simbiza ariko numvisha ibintu byo kubatiza no gushyingura byose umenya babikoreye icyarimwe urumva hari ingo zikunda zivuga ati yakoya ngo ibintu byinshi tuzabikore mu gihe kinyuranye urumva reka tubihurize icyarimwe umwana wavutse bagiye kumatiza n'uwapfuye kugira ngo bidatwara bije ndende kugira ngo uri kubyumva neza nibwo amafaranga agendere make noneho mbambonye hari inzoga nyinshi cyane ndavuga n'umuhungu wanjye ndamuzaniriye amapine 12 natiraga imigeri gutya mvuga ni mumereze amapine 12 ukuramo rumwe mba ndayikuzaniye ariko umugore wawe yarayimenye bivuze ngo hari n'izindi nyine nenzanye ikimenyetso ko ukunda guhakana ngira ngo tugiye sharaka ngubwira Romide nokore pe wagira inshuti yagira nkawe uzi ibibazo byari muri arungu habaye iki bura naringiye ngo kunywa gakoma ko gambe nge nanywa gakoma ndo umubyeyi ako pati ubwo turi niga yanjye kangugi urimbwa pe nazanye primus umaze kunsomya aho urimo ikibazo cyo yonzanye ikintu cyose kucyo kiguma nawe nyine waje unsomya uvuze ngo nzogore nzayikuzaniye ariko mba nyango tunasangira mbega cyamubaridi ubuza abantu banigeraga kambira ngo zani iyo nzoga ngahita mbwa nimbabarira ongera ngo umuzigizigi zana nkwereke hawo utayimarira hangaha ariko se wagacenywa ariko bundi byo wonje no kunyaka n'inzoga mbonye nyereka handi ari izindi wahita ugwindi ngenza jya nizana inzoga cyangeza kinyi ese shaka ko numva umushinga wacu wajya ngo wowe wize mbere yuko tuwuzana we ni igitekerezo nuko njya mbyumva babivuga buriya singa inzoga nuko njya mbyumva babivuga ahubwo ikibazo ni kihe ndi kumuha igitekerezo ikintu nabasobanuye neza ntago umushinga wacu ujya ukorana n'abantu badasiramuye ariko n'ibyo bintu urabyirengagije ariko ni nabyo rwose buriya bintu ni n'umwanda bikura n'indwara ntago ari ngenda siramuye wenda mbanje kwivuga ntimugire ikibazo ese ko numva wihuse navuze ko umushinga wacu udakorana n'abantu badasiramuye witwa ngo urasiramuye nyine ndasiramuye ndabibwirwa n'iki nkuko mbikubwiye tugende ujye kunyereka ibintu byo kurunguruka mbere ko tukiri abana nasagiye kundunguruka mu biki ntago twe twajya dukorana n'abantu badasiramuye si umugabo ku mugabo kuki utamusobanuriye uzi ukuntu tugiye kugenda njye muri toilette ugume hanze urumva ijwi burya inkari zisohoka uhita ubyumva ko umuntu adasiramuye papa gisi jya imbere ntundushye nk'umuntu wejwe jya imbere tujye kureba ko usiramuye ariko nawe muyobozi nawe wowe ugumye ahangaha tubanze turi kureba jya imbere ahubwo ariko muyobozi kandi uri kugenda utuma ngene muyobozi ariko ubwo muraba mumaye avance amahirwe ese ugwandungurukira ubusa muraba mumaye avance nyine
kandi ndahamagara abamaye n'ijana nose madamu sibyo watuje ubundi se wabyize hamagare kuri ministeri nta kibazo kucyurushyanya nta bakozi b'abakobwa mugira se tugende bimwereke ngo baki ni urugero oya sini madamu banzo mbwira umugabo wawe arasiramu nasiramuye ntabwo asiramu ndasiramu madamu nawe madamu ne kucyo oya amabanga y'urugo reba bayashize mu bitabo amabanga y'urugo genda oya genda papa gisimba rero kuya nkumvishe ako ntabwo ari papa gisimba papa gikoko ndarika gute gikoko wambwiye ko witwa nese gisimba n'igikoko si bimwe uri papa gisimba ngo uri runaka ibyo wahereye sinanabyiruka okay ni Nyaxo kimbere tujye kura kusiramu Nyaxo gendere mbaherekeje tugende mbaherekeje oya kambaherekeje